ya ku ishuri baravuze ati se gute twicaye ahangaho gusa gute tudakina filime ese ubwo ibyo nabyo ni impamvu yabyo gusa ndavuga nuke twagiye tuyikine binzamo gutya gusa nakundaga ibintu byo kuririmba nkumva ko nzaba umuhanzi uzi uraririmba watunyorosherejeho gato tuko nyorosha wenda nk'akantu gatoya nyine twumve wajya wasanga niyo mpano ifite sinzi irega ibintu byacurirwa n'abantu benshi ukuntu amahirwe ntabwo amenya ahantu ava tunyoroshereje nk'akantu nta twumve ngiye kuririmba guys rero ntabwo tujya tubatindira nagarutse gusa mutagira ngo ni wa munsi tena n'undi munsi dore ko nabonye mukunda gutaha komantere ngo ibiki n'ibiki ngo uwo mwenda ngo nuwugira gusa ngiye cyo nababwira cyo muzayingurire naki nababwira. Okay guys, ni Dela TV nk'ibisanzwe nabasezeranyije kujya mbereka impano zitandukanye. Yino filime bita Isobe, umukinnyi wese uzajya yakitingamo mushyashya mudasanzwe muzi nzajya mubereka mumbereka itandukaniro ry'abandi sha. So rero turi kumwe n'undi mukobwa nawe uzaba uyirimo, turamuganiriza twumve nawe ibyiwe. Mbibutsa gukora subscribe kuri channel Dela TV, like, share and comment, ubundi twimanukire turebe ko nawe twashininga muri iyi Kigali. Guys, nako tujya dutinda rero yaje nababwiye ati nge nawe njya mvuga amagambo menshi, commentaire abarizanye ni mu mushima nimutamushima mu byigumanire mu mutima wanyu, na commentaire mbimba nyeneye. So dudatinze rero sister biti umeze neza, windeba areba muri kamera. Umeze neza narebe. Wakwita Grace irindi zina wakwita nde? Umugwaneza Grace. Ese kenshi kubera kimukunda kuvuga izina rimwe naguma muri proud y'umugwaneza ko numva yina ryiza no kari byo tuba tumenyereye. Okay, utuye Kabeza. Already turi wanyu noneho ntabwo byagusabye gutega. Yego, ntabwo byansabye gutega. Uraza kunsubizaho nategesheje rero. Urumva naje kukureba, uraza kunsubiza. Ariko ibyo ntabwo ibyo byatuzanye n'akantu k'akaburake kagomba gucamo gatoya. Tudatinze rero nkuko mwabyumvishe yitwa Grace. Ni Grace. Okay. Nawe muzamubona Isobe series nazaba irimo. Twamuganizaho gatoya tukamubaza se igitekerezo cyaje gute, se ni ibintu asanzwe akunda cyangwa ni ibintu byaje gutyo bimutunguye kwavuga ati ngo voka iki n'iki manukiye ntabyo mba nzi gusa. Grace se usanzwe ukina filime cyangwa n'ubwa mbere ugiye kuyigaragara? Nagaru ubwa mbere nagaragaye muri Keza Kera Comedy. Ngo Keza Kera Comedy. Keza Kera Comedy. Yego. Sinzi abazi YouTube channel muze kuyimbwira muri commentaire gusa nge nayo nzi araza kutwereka. Twayikoraga turi ku ishuri. Bazayikurikirana bazatubona. Njye ndijyo ku ishuri mbese. Iracyakora se? Oya, ntabwo byagenze bite? Bamwe barashoje bajya mu mahanga, abandi babura umwanya wo kujya bagaruka ku ishuri, rero ngo biri ngombwa ko tubasura. Nawe warashoje se? Oya, ntabwo ndasoza. Ugeze mu kangahe? Nawe kanserenze ndi mu myuga. Ndi mu myuga. Vuga cyane bakumve. Nawe kanserenze ndi mu myuga. Uri mu myuga abari na byiza, ubwo hari impamvu wahisemo imyuga n'iki wadusangizaho gatoya impamvu waretse ishuri ko bigaragara nge nabonye uri mutoya mu maso. Namba ninaketse ko ufite n'imyaka 8 ahubwo ngewe. So watuganizaho gatoya ni impamvu yatumye uvuga ati reka mbe ku ishuri nigire mu myuga n'iki? Ubushobozi buba bukeya cyangwa akazi indi mpamvu runaka ituma ndakomeza ishuri, akavuga ati nzakomeza imyuga nta kibazo. Ariko ugiye wongerejwe
hari igihe ubushobozi ari bukeya cyangwa se atari iyo mpamvu ariko ukavuga ati reka mbe mvuye mu ishuri ariko wagera hanze ukabona bidange ukavuga ati reka nshake umwuga mbe nkora ntabwo wakwicara gutyo gusa. Ibintu byo kumva wakina filime se byaje gute? Ya ku ishuri baravuze ati se gute twicaye ahangaha gusa gute tudakina filime. Ese ubwo ibyo nabyo ni impamvu yabyo. Gusa ndavuga nuke twagiye tuyikine binzamo gutya gusa nakundaga ibintu byo kuririmba nkumva ko nzaba umuhanzi. Uzi uraririmba watunyoroshyerejeho gato tukumva? Nyorosha wenda nk'akantu gatoya nyine twumve wajya wasanga niyo mpano ifite sinzi irega ibintu byacurirwa n'abantu benshi ukuntu amahirwe ntabwo yamenya ahantu ava. Tunyoroshereje nk'akantu nta twumve. Ngiye kuririmba indirimbo Amaroni. Indirimbo Amaroni cyangwa indirimbo ya Amaroni? Indirimbo ya Amaroni. Ibyo uvuga ngo narasaze no kutarakunda ndabizinjiza bimbaze nanjye suko narimeze mbere yuko nkunda sinzi uko byaje nawe byakubaho. Nawe byakubaho. Nta yindi ndirimbo babasha kuturirimba atari ya Amaroni kuko ndumva ijwi riri hasi sinzi gerageza two uyiseka tugeragereze two kayitekerezeho. Okay, mu gihe ukiri kuyitekerezaho wenda turaza kutunyurizaho nanone mu gihe kwitekerezaho wakimbwira ati wenda gutekereza kuba wakina filime wabihereye kera uri ku ishuri ni wabigeragereje. Rero ubu ngubu nari nyikubazaho gatoya ni nk'iki wabwira abantu bagiye kubona mu sura nshya Musore series ni filime y'uruhererekane? Niki wababwira, niki wabizeza ibyo wakoraga ku ishuri ubu ngubu ntabwo ari byo ugiye gukora ugiye guhindura? Ese ni niki wabizeza? Ndabizeza ko baranzi ko nagiraga agatwi ko ariko ubu ngubu ndaza narushijeho tugiye kubaho show. Guys, ndumva afite icyizere cya danje. Reka turebe iyo show ari buze kudutamo gusa. Nayo cyo nabizeza cyo ntabwo nabazanira ibintu bibi cyangwa mubazanira impano zishidikanywaho. Cyo nababwira cyo mushonje muhishiwe. Ya ndirimbo wayibutse se? Ego. Ya King James na Ariel Ways. Ya bita ndagukunda cyangwa urakunda? Ndagukumbuye. Uragukumbuye? Okay, cameraman mushireho kamera turirimbira iyo ndirimbo twumve. Abakunzi ba King James mwumve kavaye. Inseko yanjye uri ibyishimo amahoro yanjye niyo mpamvu iyo udahari umutima uhinduka igishushanyo. Nanjye ngerageza kwiyumanganya nkashaka ibimuza ariko bikanga kuko nta segonda byashira naguteye hagatima. Byagushiganye? Ikintu nkunze cyo niyo yaba atabizi nyine nkunze ko atari umuntu ushidikanya ku cyo umuntu amubwiye yaba bishoboye cyangwa atabishoboye aragerageza mwe mukajajinga. Guys rero turashoje nkuko mbabwiye ntimuzacikwe n'iyo filime. Guys ni filime nziza iteguye neza iteguranye ubuhanga bwa danje. Mudushyigikire ntimuzacikwe. Mbibutsa gukora subscribe ku channel yacu Dela TV nibinagushimisha ushyireho n'akantu kagashe uhereze na mugenzi wawe nawe abirebe gutyo ukomeze gushyigikire. Mwakoze rero kudukurikira kandi muzacikwe. Umva dukeneye urukundo rwanyu natwe ntabwo tuzabatenguha. Ciao.